twongeye turatomboye bana b'Imana kuba tugira ubuntu na Nyagasani akaba duhamagaye ku neza ye karame Nyagasani ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda ije kudukiza kuri uyu wa kane w'icyumweru cya kane cy'igisibo tariki 3 Mata 2025. Dore amasomo agiye kuduhuza n'Imana. Isomo rya mbere mu gitabo cy'Imuka Misiri umutwe 32 umurongo wa 7 kugeza kwa 14. Musa yarakiri ku musozi wa Sinayi, maze Uhoraho aramubwira ati, hoga imanuka kuko umuryango wawe wa muryango wavanye mu gihugu cya Misiri wihumanyije. Ntibagitindaganya guteshuka inzira narabategetse, bihimbiye ikigirwamana cy'ikimasa bapfukama imbere yacyo, maze bagitura ibitambo bavuga ngo Isiraheli, dore imana zawe zakuvanye mu gihugu cya Misiri. Uhoraho abwira Musa ati, ndabona neza ko uyu muryango ufite ijosi rishingaraye. Ubu ngubu noneho ndeka, maze uburakari bwanjye bugurumane mbarimbure. Nyamara wowe nzakugira ihanga rikomeye. Musa yurura Uhoraho Imana ye avuga ati, mbese Uhoraho, kuki uburakari bwawe bwagurumanira ku muryango wawe wivaniye bwawe mu gihugu cya Misiri, ukoresheje ububasha bukaze bw'ukuboko kwawe? Niki cyatuma abanyamisiri bavuga ngo yabimuye ino abitewe n'ubugome, agira ngo abicire mu misozi abatsembe ku isi? Cubya uburakari bwawe bukaze, maze ureke inabi warugiye kugirira umuryango wawe. Wibuke indahiro wirahiriye ubwawe usezeranya Aburahamu na Izaki na Yakobo abagaragu bawe, ugira uti, nzagwiza urubyaro rwanyu nk'inyenyeri zo mu kirere, kandi iki gihugu navuze cyose nzagiha abana banyu, maze bagitunge ingoma ibihumbi. Nuko Uhoraho yisubiraho, areka inabi yari yarashatse kugirira umuryango we. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 106. Uhoraho uratwibuke, ugira neza umuryango wawe. Uhoraho uranyibuke, ugira neza umuryango wawe. Koko twaracumuye nk'abasokuruza bacu, twaragomye duteshuka inzira. Kuri Horebu bacuze inyana, bapfuka imbere y'icyo cyuma. Uhoraho we kuzo ryabo, bamusimbuza ishusho y'ikimasa kirisha ubwatsi. Bibagiwe batyo Uhoraho umukiza wabo, wakoreye mu Misiri ibintu bikomeye, ibitangaza mu gihugu cya Kamu, n'akataraboneka ku nyanja y'urufunzo. Yari mu migambi yo kubatsemba, iyo Musa intore ye atamwitambika imbere ngo abuze ubukana bwe kubarimbura. Uhoraho uratwibuke, wowe ugira neza umuryango wawe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mw'ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani, umutwe wa 5 umurongo 31 kugeza ku 47. Muri icyo gihe Yesu abwira Abayahudi ati, ndamutse ari nge uhamye ibinyerekeyeho, icyemezo cyanjye nticyaba ari cy'ukuri. Hari undi uhamya ibyanjye, kandi nzi ko ibyo ahamya binyerekeyeho ari ukuri. Mwebwe mwatumye kuri Yohani, maze abahawe ubuhamya bw'ukuri. Njye sinkeneye umuntu uhamya ibinyerekeyeho, ahubwo ibyo mbivugiye kugira ngo mukire. Yohani yari itara ryaka kandi rimurika, maze muhimbazwa n'urumuri rwe mu gihe gito. Njye mfite icyemezo kiruta icya Yohani, kuko ibikorwa Data yampaye gukora ari byo nkora, kubirangiza akaba ari byo bihamya ko Data yantumye. Kandi Data wantumye ni ubwe uhamya ibyanjye. Ntimwigeze kumva ijwi rye, kandi ntimwigeze mubona n'uko asa. Byongeye n'ijambo rye ntiribarimo, kuko mutemera uwo yatumye. Mushakashakira mu byanditswe, mwibwira ko ariho musanga ubugingo bw'iteka, nyamara nibyo bihamya ibinyerekeyeho, ariko mwanga kunsanga ngo mugire ubugingo. Ikuzo ryanjye sindikesha abantu, ariko mwe ndabizi, nta rukundo rw'Imana mwifitemo. Nge naje mu izina rya Data, maze ntimwanyakira, ariko nihagira undi uza ku giti cye muzamwakira. Mwashobora mute kwemera, kandi buri wese amaranira guhabwa ikuzo na mugenzi we, mudashaka ikuzo mwahabwa n'Imana yonyine? Ntimugire ngo ninjye uzabarega kuri Data. Uzabarega ni Musa, kandi ari we mwiringiye. Iyaba mwemeraga Musa, nanjye mwanyemeye, kuko yanditse ibinyerekeyeho. Niba rero mutemera ibyo yanditse, mwakwemera mute amagambo yanjye? Iyo ni ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi.
icyaduha Nyagasani ngo ijambo ryawe riduhindure uko ushaka, icyaduha Nyagasani ngo dukore ugushaka kwa minsi yose tugendeye ku ijambo ryawe. Ngahatabara abantu batacyumva ijambo ryawe, ngahatabara abantu bari kure yawe, ngahatabara abantu banangiye imitima Nyagasani, kugira ngo bagereho maze igihe cyose ijambo ryawe ribakoreho kandi koko ribagirira akamaro, ribakize ku neza yawe. Tuje imbere bwiza kugira ngo natwe tuze gutaha dutahanye nawe, tubeshweho nawe Yezu mwiza. Amen. Mwese mugire amahoro. Nyagasani dutegura amasomo aza kudufasha kumwemera by'ukuri ndetse no kumwemeza. Kwa kenshi usanga dushobora kuba twemera ariko dutemeza. Il faut être convaincu et convaincant kugira ngo tubashe kunyura Nyagasani mu buzima bwacu. Intego remezo y'amasomo y'uyu munsi iragira iti: duharanira ikuzo duhabwa n'abantu aho guharanira ikuzo ry'Imana. Iyi ntego iratwerekeza uburyo tujya tuzamuka mu birere dushaka kwikuza cyangwa dukuza bagenzi bacu, ariko ntidukuze Imana. Iri somo ry'uyu munsi nanone riza kugufasha kureba abo ujya uyoboka. Uzasanga abakristo benshi twarayobotse amadini, abantu benshi twayobotse amadini, ariko ntitugeze tuyoboka Imana. Kandi byaba uze kureba nawe idini wimakaje rituma utagishobora kubona Imana uko bikwiye, kuko igihe cyose uzabona amadini, igihe cyose uzabona abantu, ukabona ibintu, bishobora kurangira nta buntu bw'Imana ubonye. Byakumara iki kubona ibintu ukabona n'abantu benshi ariko ukabona ubuntu bw'Imana? Ngiri kuzo tugomba gushakisha, gukuza Imana, gusingiza Imana, dore ko ano ntego y'ubuzima bw'umuntu. Umuntu yaremewe gukuza Imana, gusingiza Imana, gusenga, kurangamira Imana. Amasomo y'uyu munsi turabamo agahinda k'abantu batatu bababaye bashavuye. Kubera iki? Kubera ubugome, kubera ko tureba abantu aho kureba Imana. Uwa mbere ko kwabizirikanye n'Imana ibabaye, ishavuye kubera umuryango wayo. Umuryango wayo wihumanyije, umuryango wayo uri kure. Dutangazwe n'uburyo Imana nubwo baba bari kumwe na Musa ari bashije kubona ikosa ry'umuryango wayo. Bitwibutse ko Imana ireba kure. Twebwe nubwo abantu batatubona, ariko Imana iratubona. Nubwo Musa atatubona, Imana yiturebera kure kandi igatubona. Ngiye bibabaje Imana kubona umuryango wayo wihindanyije, wihumanyije. Mbega kaga gakomeye. Imana irababaye, umuryango wawe uhetse kugirwamana. Uwa kabiri nawe ubabaye ni Musa. Musa abajwe nuko nka shefu, nka patro, nk'umushumba wari uyoboye ubushyo, yajya kumva ngo bwagiye kona, yajya kumva ngo intama zagiye kona, aha ntibizamugwa amahoro, azababara. Akabaro ka Musa cyerekeza ku gutakamba agiye kugira. Musa ameze nyine nka wa mubyeyi uba wicariye mu rugo, yajya kumva ngo umwana yonesheje. Nta kindi, bafata umubyeyi nyine bakamufata mu mashyingo ati ngwino wishyure, ngwino wishyure. Musa rero nawe ahitiye nanjye kuvuga mu kujya kwishyura, bibaye ngombwa ko apfukama agatakambira Uhoraho ati: Nyagasani, ongera wibuke isezerano ryawe, ongera wibuke ndahiro waturahiriye, ongera wibuke. Kugutakamba kwa Musa nawe nka pasiteri, nk'umuyobozi, kongera gukwerekeze kubushinzwe iyo bacumuye, iyo bakoze nabi. Aho nawe ugira igihe cyo gutakambira imbaga, gutakambira abakoze nabi, gutakambira abantu bakoze abandi mu jisho. Ibi rero byumvikane biraza kuranya Nyagasani aho ari umuryango we. Nk'uko abarabiganisha gukubabarira, turabyumva nanone mu Ivanjili n'umunsi wa gatatu. Noneho ufite agahinda n'akabaro ni Yezu Kristo. Twongere twibutse neza igitangaza Yezu yaramaze gukora cyo gukiza umuntu wari umaze imyaka 38 arwaye, arembye. Nuko Yezu amaze kumukiza ngo hari ku munsi w'isabato. Guhera ubwo Abayahudi, abigisha amategeko n'Abafarisayo bahereye aho ngaho batangira gufindafinda ibirego bazarega Yezu byari kuri wa munsi wo kuwa gatanu mutagatifu. Ngiye rero birego biratangiye. Turumva rero Yezu atangiye kugenda yisobanura. Nta byago, nta gahinda gakomeye nko kubona umwana w'Imana ari kwisobanura imbere y'abantu, wowe nanjye arizo twamureze. Birababaje kubona Yezu ari kugenda yisobanura imbere yacu ati nuko byagenze. Nguko Yezu ababajwe nuko tutari kumwemera, ababajwe n'amafuti yacu. Nibwo rero ari gutwerekeza ku by'ijuru, kuko abona twataye umurongo ati: akenshi mumarira amakuzo y'abantu, mugaharanira ko abantu babakuza babasingiza, ariko iby'Imana mukabita hirya.
akenshi muharanira icyubahiro n'ikuzo by'abantu, ariko iby'Imana ntimubikozwa. Ngaho Yesu ashaka gutuganisha, igihe cyose dushimisha abantu, ujye ureba niba utari gushira imbere y'Imana. Igihe cyose ushimisha abantu, ujye ureba niba batari kugushimuta. Ibyo wongera ubirebe, urebere mu ndorerwamo y'ukwemera, urebe ukuntu Yesu ababaye, ashavuye kubera we nanjye turimo dushimisha abantu aho gushimira Imana. Turimo twishimisha mu ngeso mbi nyinshi cyane, za zindi zidushimuta, aho kugira ngo dushimire Imana yatugiriye neza. Ngibi bibabaza Imana, ngaka agahinda k'Imana kubona ba bantu yari yizeye, ba bantu bagombaga gukora neza, ariko bikaza kurangira bakoze nabi. Ba bantu nk'uko bagombaga gushimira Imana, ahubwo bikaza kurangira bari gushimuta Imana. Ibyo bikababaza Yesu. Yesu ararira, Yesu arababara, Yesu agira agahinda. Igihe cyose turiho nabi, igihe cyose turiho mu buzima bw'akavuyo kajagari, ubuzima bw'icyaha butuma tugomera Imana aho kugira ngo twegukire Imana. Igihe cyose turi kwiyandavuza, igihe cyose turi kwihumanya, ibyo Yesu biramubabaza. Ibikorwa by'umwijima, ibyo byose bibabaza nde? Bibabaza Yesu. Niyo mpamvu Yesu aje kugira ngo twibutse ko ari butugenga. Yaba twarekaga Yesu akagenga ubuzima bwacu, twamererwa neza natwe. Uze kwibaza uti, ese ushimisha abantu cyangwa ushimira Imana? Muvyeyi, reka dukorane umwitozo gato wo muri uru rugo tugiye kwinjiramo. Bityo abantu batatu tujye kurira muri uru rugo, ikibazo cyaza gusoza kigira kiti, muri aba bakora batatu ninde uzabera igisubizo umuryango kurusha abandi? Ninde uzakiza umuryango kurusha abandi? Umubyeyi yarafite inka 12, nuko aza gufata icyemezo cyuko agiye kuziha abahungu be babiri bakaba ziragira. Afata inka 2 aziha umukuru, afata 2 aziha umuto, umwe agiwe undi agiwe. Nyuma y'igihe gito ngo wa mujyi agiye kubona, abona umwana mukuru araje, azanye akabindi k'ubuki ndetse n'uruboho rw'amafaranga, envelope nziza ishyushye, ayihereje se. Sarishima cyane ati, ntureba? Ako kanya se yarasigaranye inka zingahe n'igukurikiye? Yarasigaranye inka 8. Ahita ashinguzamo izindi 2, azihereza wa mwana mukuru w'imfura ati, komeza ugende urere, ndabona uri gusarura neza, ndabona uri kugera ku musaruro mwiza. Nuko ngo hashize ikindi gihe gito, wa mwana w'imfura koko akomeza kuba imfura. Nubundi igihe kigeze yongera kuza aje gusura se, n'akabindi k'ubuki na envelope gashyushye, uruhu rw'amafaranga. Nabwo se agira cya amutereza inka 2 ati, aho ibintu biri niho bigomba kuguma. Nuko ikindi gihe nanone wa mwana w'imfura nanone aragaruka, azanye akabindi k'ubuki, azanye nanone uruhu rw'amafaranga, ashyikiriza se. Sarishima cyane, aho ugereye se atangira kugaya wa mwana umuherereza ati, po koko uyakurushe. Uko wa mwana w'imfura yagendaga aza akubita se akabindi k'ubuki n'uruhu rw'amafaranga, niko nawe yarushaho kugenda amwongeza izindi nka 2 kugira ngo akomeze aragire, kuko nyine byagaragaraga ko akora neza. Igihe cyaje kugera, se bigaragara inka zose yarasigaranye ko ari 8 zose zirashira, azihereza wa muhungu w'imfura kugira ngo akomeze aziteho, dore ko nyine ari nawe wamumenyaga, akamwitaho, akagaruka akongera akamureba. Nuko umubyeyi biramushimisha cyane, biramushimisha. Hari umwana amuhereza ahantu yari ari, akomeza yibaza ati, kuko mukuru wanjye inka zose ko ari 10 niwe uzegukanye, ngewe n'uduka 2, ntiharimo ikimenyane. Nuko ajya ashaka uburyo ajya kubaza se, akongera akifata ati, nta kundi, reka njye nkomeze ndagira izo yampaye. Arakomeza araragira. Ubwo kuri buriyo dufite umwe ari kuragira 10, undi ari kuragira 2. Nuko iminsi irashindira ataha. Ngo kera kabaye, wa mubyeyi yagiye kumva, yumva ko wa muhungu w'imfura bamufunze ari muri prison. Ngaho fora icyazira, ukurikije uburyo yerekanye neza imbere ya se, bose arazira iki koko ari ugaragara neza imbere ya se. Ugiye kurikira aka kantu impamvu ngo afunzwe, ngo burya za nka 2 yatwaye ngo ajya konesha, bajya kumwakindisha akababaro,
agafata inka imwe muri za zindi yararagiye akayigurisha, ikiguzi kivuyemo uruhande rumwe akaruhereza nyir'umurima nyir'imyaka, akandi gace byasagutse akabizanira se muri ka kabindi k'ubuki na ka kanvelope, ubwo inka imwe ikabiragiye, ikindi gihe ajya konesha bikagenda bityo. Nuko za nka zose niba ukurikiye uko zari 10 naho yazimariye, yakonesha agatanga inka, yakonesha akayigurisha, yakonesha akayigurisha, yakonesha akayigurisha, ibyasigaye imisigara akaba yazanira se akayakira, ati akishima ati umwana wanjye koko niwe uzi gukora cyane. Wa muhungu rero byaje kurangira nta nka nimwe asigaranye, aho asigariye ku madeni, ntacyo afite cyo kongera gutangaho indishyi y'akababaro. Nuko abo yari yarahemukiye, abo yaragiye mu imyenda bose, abo yagiye konera no koneshereza, nuko baramufata nyine baramufungisha. Igihe cyaje kugera se abonye umuhungu bamufunze, ntiyiriwe nibaza ibyabaye, afata icyemezo cy'uko agiye kugurisha ibindi yari asigaranye, ibintu yari afite, kugira ngo agire ate acungure umuhungu we uri mu buboko ufunzwe, ngo arebe byibuze uko yavamo. Bayoboke b'Imana, Yesu Kristo akuzwe. Sinshaka kuvuga uburyo se yaje kugurisha n'ibindi byose yari afite, bishoke twa kanvelope twa tubindi tw'ubuki twose aradukusanya, agiye gucungura umuhungu we w'imfura, atitaye ku bwone yagize. Aho sinho nshaka gutinda, aho nifuza kukubaza ikibazo gikurikira cya kindi twatangiriyeho. Muri abakora 3 ninde uzakiza umuryango? Ninde wabera igisubizo umuryango? Hanyuma se ninde wabera ikibazo umuryango? Ninde uhombeje umuryango? Ninde muri abakora 3? Bamwe bati ntitwiga tuvuga umwana w'umuherereza, bamwe bati ni imfura nyine, murareba ibintu ikoze bibi, murareba uburyo yonesheje, ubwone yaririmo, n'uburyo bwose icyucyuye iwabo, n'uburyo bwose yabeshyaga se bwose byose ushobora kuba urunze aho ngaho ko uwo mwana w'imfura ari uhemukiye umuryango. Ariko nushishoze neza uraza gusanga uwahemukiye umuryango uramuzi, ni umubyeyi, kubera ko nawe azi neza ko umuhungu we yamwohereje kuragira amatungo y'inka, none amafaranga ari kuyakura he? None akabindi k'ubuki ari kugakura hehe? Komeza ubyibazeho. Ni aho ngaho nyine abantu bagira ku mugaragaro ko namuhaye inka, ubundi si amata ari kuzana, ubundi kuki se ari kuzana akabindi k'ubuki? Ubuki abukuye hehe? Ngiye ibibazo ababyeyi tutajya twibaza. Uhaye umuntu ikintu ariko ntiwibaze icyo akugaruriye nicyo wamuhaye. Ese nuko azi gukora cyane? Reka dusoreze gutuntu 3 tuza kongera kugufasha no gutekereza uburyo ubayeho n'amakuzo n'ibyubahiro byakira. Icyambere ngo akenshi dushimishwa n'abantu baza badukubita ibikarito mu maso, bagatwereka ibintu bishashagirana, ukaza kubegera ko bishashagirana byose atari zahabu, bagatwereka ibitangaza, ariko ejo n'ejo bundi bikazadutamaza. Wa muntu ugaragara neza inyuma ko akora neza, ko ari umukozi, ko ari umwana mwiza w'imfura, bikarangira ahubwo ari uzaba ikirumbo, akazana guhomboka bitabuze. Wa wundi ukuzanira igihembo bikazarangira ahubwo akuzaniye n'igihombo, kandi byaba. Icya kabiri twazirikana mu babyeyi mwe, uwo bita afasheri, abana tubona nk'inyangamugayo, abana tubona b'abakozi, abana tubona binjiza cyane, ujye byitondera wa mubyeyi we. Ujye bitondera abana bafite uturimi turyohereye, akarima. Akenshi bagaragara inyuma nk'abakozi bakomeye cyane. Fils chéri, abo ngabo rero uzabitondere. Ntiwamenya ibyo bari kurenzaho ibyo bintu, ntiwamenya utubindi tw'ubuki bari kuzana, ntiwamenya ibyo bahishe. Akenshi tujya dusabira abayobozi bacu, abategetsi bacu, kuko akenshi biragoye ko bamenya uri kubabeshya. Muhanga niwe wavuze ati ngubu abayobozi bacu baramutse bamenye ko hari abantu bari gucinya inkoro, bari kubabeshya, ubuzi ko bashobora gusara, bashobora gupika crise, kubera ko hari igihe ashyira n'izero muri wa muntu, kandi uwo muntu ari uzamumara, ari ugiye kumara ibye, ari ugiye kumara umutungo wose, ari ukumarira hirya mu gihuru mu bwone, akagenda ari ubwone buri gihe cyose ari ubwone. Nibwo uzasanga rero umutungo w'urugo wose urashize, kubera icyo wa mwana w'imfura nyine wagiye mu bwone, wagiye guhemuka. Umubyeyi akazarinda yisazira ari kuriha ibyo wa mwana yagize gute yangije, kandi rero fils chéri, kandi byabaho.
icya gatatu twasorezaho nacyo cya nyuma ngo nubona umuntu atangiye kuzamuka mu byubahiro uzamenye ko ari hafi guhananuka kuko ari kugenda azamuka ari kuzamuka niko n'inyenyeri ziri kugenda zigaragara ngo nubona umuntu bari kumuzamura mu byubahiro uzashyiraho utubazo 155 n'igice kuko utabuzi neza ibikurikiyeho uko ari kugenda azamuka niko ari kunezeza abantu ariko Imana yo nta kibonera umwanya Imana nta gisenga yakongera gusenga gutse kandi ari kunyugutira kuri ibyo byubahiro n'amakuzo duharanira tumaranira amakuzo n'ibyubahiro ariko ikuzo ry'Imana shwi twarakize turabinuza ariko turi gukena kuri roho twayobotse amadini menshi cyane ariko ubuyoboke ku Mana shwi twiyobokeye bigirwamana n'ibindi byinshi cyane ongerewe ubuyoboke ufite ni ubwo ku Mana cyangwa wayobotse amadini nawe uze gusoza ukora umwitozo w'ubushishozi babantu ubona bari kuza bakubwira utugambo twiza bagutaka ariko akenshi uzasanga imbere bari kugutuka babantu usanga watonesheje akenshi bagusanga aribo bazagutoneka ndakwifuriza ibihe byiza no gukomeza kurangwa n'ubushishozi muri iyi si turimo iriho abantu b'ibinyoma bashobora kubeshya rimwe na rimwe kubera ko tutari gushishoza cyane tukaza kubyemeraho ukuri kandi bari kudushimisha ejo n'ejo bundi bakazadushimuta Nyagasani tubari ibyaha byacu aho twagiye tugaragara neza nk'abantu beza ariko Nyagasani turi gukora nabi turi kugutuka mu mitima yacu utubabarire Nyagasani uturinde ikibi twiyemeje kugarukira n'umutima wacu wose amen mwese Imana ibahe umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen Padiri Musumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu